Ushobora kugira ikibazo cy'amatsiko umuntu ugutwara mu kagare izi saha ntabwo ndi kumubona hano ugize ikibazo wona cyo kuba wakora ibikomeye cyangwa kwihagarika ubu bigenda gute mubyeyi mvaga mu rugo nabikoze ubikorera rimwe ndabwo kabisa nanjye nirindaga kujya ibintu kugira ngo ndashaka kuri wese nuko ngo wirinda ko wagira ikintu wakoza mu nda kugira ngo ndashaka kuri wese nuko ngo umaze imyaka igera buri munsi kwihagarika ndabwo nihagarikaga buri munsi oya bivuze ngo ntabwo ariko wavutse naremaye mfite imyaka 12 nari ndi muzima ubwo rero mbona amaguru najya ndakandagiraga gatitira najya ndakandagiraga inda umushitsi ubwo birangira mbaye gutya basi kuva ku myaka yawe 12 bawisanze umeze gutya ugendera mu mbago ubwo icyo gihe urumva rukiri umwana ukiba no mu rugo 12 nari ndi mukuru nzi ubwenge nanjye byamfashe nzi ubwenge bivuze ngo abana bo wababyaye n'ubundi still ufite ikibazo nk'iki Yes, nonje ko ikaze bakunzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi nyita Smart Boy nk'ibisanzwe cyangwa nyite Papa Kaira. Uyu munsi nanone nisanze ndi mu karere ka Rubavu aho naje kuba naganira n'umubyeyi n'umubyeyi bamamagaye abantu bambwira ko hari umubyeyi uri hano ku muhanda mu mujyi wa Rubavu ababaje cyane ubona ko akeneye ubufasha. Kuri no ncuro rero naturutse mu mujyi wa Kigali muri ya gahunda yacu yo kugira ngo dufugire abantu cyangwa se tugende dukora ubuvugizi butandukanye manuka mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Rubavu niho rero merere hano mu mujyi abahazi muragenda mubibona mu mashusho kariho duherere kugira ngo tube twafasha no mubyeyi tube twaganira nawe tumenye ese bimeze gute ese ari hinaha gute kukisanze ku muhanda kuki abari gusaba ibyo byose nibyo kuba naganira nawe kugira ngo tube twabasha kubisobanukirwa tubane natwe rero umukozi mubane natwe kandi wowe aho uherereye hose uri mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali n'abari mu ntara ya diaspora mu bihugu bitandukanye namwe mwese turabasoje cyane kandi twizera ko tuza kubana kandi mukaza gutega amatwi uyu mubyeyi kugira ngo tube twabasha kuba twagira icyo tumukorera cyangwa se tumufasha twabasha kuba twagera mama bite cyiza umeze neza buhoro buhoro ari umubyeyi umaze iminsi amamagara agutabariza ambwira ko rwose ubuzima ubayemo butoroshye nawe ndavuganira nanjye nzahagere tube twaganira mbe namenya se ubuzima bwanyu buhagaze gute ubundi amazina yanyu babita bande nitwaye Cimana Imba Alexandrine Alexandrine uri umubyeyi w'abana bangahe ni abana 7 abana 7 bose ufite umutware se umutware nawe yaravunitse ndabwa akoraga nawe yirirwa mu rugo ubwo ninjyeho bashakishirizaga ubwo nagira icyo mbona ngo abajyanira tukajya ubwo nuko ngo kubashakishiriza nta kundi nukuza kwicara hano ku muhanda aka kagare ubone ko bagutwaraho niko bandwaragaho ninde ubuse uko hano bambwiye ko uhirirwa umunsi wose ndahirirwa umunsi wose ninde se uza wenda iyo ugiye gutaha bigenda gute hari umwana uzaga kandwara simfite abana se ufite abana ubwo uva hano nkasangahe uhagera sangahe mbagera saa moya ngahava saa 10 saa moya za mu gitondo hano rero ndagira ngo tutangire kugira ngo wenda n'abantu basobanukirwe kugira ngo bisange hano dusubire inyuma yaho gatoya n'ubuzima bwagenze gute kugira ngo ube wakwisanga hano ku muhanda ngewe nagwaye imbasa yafatiye mu maguru 2 ubwo noneho mbura ubushobozi bwo gukora ariko mbona imibereho yanjye ari mibi ubwo ngaba nzano ku muhanda gusaba kugira ngo ndebe cyatunga barabana umwana wawe mukuru ndangana gute umwana wanjye mukuru afite imyaka 20 ni umukobwa n'umuhungu ni umuhungu wari wagira umwuzukuru umwuzukuru ni uwo wa mbere uwo muhungu ni uwo wa mbere abyaye 3 okay uwo myaka 20 abyaye 3 okay ubugize ikibazo cy'imbasa haciyemo nk'igihe kingana gute bivuze ngo ntabwo ariko wavutse naremaye mfite imyaka 12 nari ndi muzima ubwo rero mbona amaguru najya ndakandagiraga gatitira najya ndakandagiraga inda umushitsi ubwo birangira mbaye gutya basi kuva ku myaka yawe 12 bawisanze umeze gutya ugendera mu mbago ubwo icyo gihe urumva rukiri umwana ukiba no mu rugo 12 nari ndi mukuru nzi ubwenge nanjye byamfashe nzi ubwenge uze ngo abana bo wababyaye n'ubundi still ufite ikibazo nk'iki nababyaye meze gutya tu
ubu ni ukugendera mu kagare, ibikorwa byose ni mu kagare, nta kundi, nta mbago, ntaki. ndayo rwose pe, kandi n'aka kagare nako bamfashaga. Ntabwo nabona amafaranga yo kukagura. Biba ari ugukodesha cyangwa bigenda gute? Nako umuntu yanguriye arakamba, kwa kundi ko kugufasha, arakubwira ati nzakuzanira akagare ujye ukagendamo. ubwo nibwo nabonye kubasha kugera hano ku muhanda. Abo bana bose murabana mu rugo se? Umwe yarambutse, umwe abaga Igoma, wowe wabyaye, abandi bose turabanaga mu rugo. Kubatunga rero abana 7 si byoroshye. Ikibazo niri hahagiye iki gihe n'inzu yo mbamo n'ingondeshanyo. Wikodesha ngahe? Inzu zahara kuri Buhuru zirahenze. 20 bita kuri Buhuru hano. Iyo nzu banje nayo yishuraga 25, ubwo buno nyishuraga 30. Barongeje amazu garapanze. Ubu se hano wenda ugize amahirwe y'abantu Imana ikabavugiramo bakagufasha kuko babagoreza igiceri ukagira gute, byibura ubona amafaranga yakwishyura inzu no gutunga abo bana? Oya, n'uwo mugabo mukuru we niwe uturihiraga. Ndabwo twetwaye ngenda nayabona, ndikugarura abana bangana kuriya ndabwo nayabona pe. Ntabwo binoroshye. Ndaba byoroshe guhaha ibikoresho, kandi hari n'abana biga. Roho yanjye nakoreraga muri Kongo, none Kongo irafunze, ndaho turi kwambuka. Ubwo rero ako nabwo byabaga ari imikorere nk'uko go kwisabira. Ndakandi kazi umuntu ashaka kumva ngo wakoreraga muri Kongo akahita agira ngo wenda hari akandi kazi runaka wakoragayo. Nta gusaba kuko ndoshobora gutwara kira kigare si. Nta no gusaba n'imibereho mibi gusa. Ubwo nabona tw'abana bariye ngashima Imana. Naho ubundi no mu nzu ndima amezi 2 buriya burandima amezi. Urambwiye ko inzu yishyura amafaranga angahe? 30. Ubu nuko ngo bari mu 60. 60 niyo ngezemo. Kandi ndani igice cya kabiri cyo ndabona cyo kwishura. Hano uyo wagerageje kuba wabona udufaranga bagwa wenda ku mugoroba utafite nk'amafaranga angahe? Ndayo gose buno garabuze nda amafaranga kiboneka. Uze ngo wenda ushobora no kuza ugasaba usubiyeho nta n'igihombo ubonye? Oya, aregembo na 2. Ubwo 2 rero kumva mwimihayire y'ikigenda ibintu byarakomeye cyane rwose. Ndakigenda mbese no kubarembabura abana barabadahase. Abana barabadahase kabisa. Gusa inzu ubamo ibingana gute? Ibyumba 2 na sara. Ibyumba 2 na sara. Mu bana 7. Ubwo nuko ngo bamwe harimo n'abarara muri sara ariko. Ari abahungu barara muri sara. Abakobwa bakaramwe cyo kindi cyumba. Natwe tukarara mu kindi. Niki wasaba abantu rero bari kukureba muri aka kanya, ni bihe bintu bigukomereye? Ikintu nzaba numva yuko bambanga amafaranga ngacuruza ngava ku muhanda. Niyo mbese nibwo buriya mbonye amafaranga bwo gucuruza, aba bakobwa bagacuruza, ndabwo nakubwira ugaruka hano kandi uri kubona mfite imyaka 54. Kumva ndashaje. Urashaje cyane ko nsigaye numva ko no gusabiriza basigaye bana ukuntu batwirukagaho bakadukura hano ngo mugende mbese bakadufata ngimbwa. Ndani kinda naguhaye akakwirukana mu bwo buryo basi nawe wabona gucyoreka kuzambiye ukigendera. Naho ubundi ubuzima bwo turimo ni bubi pe, bucya ni bubi, ni ubuzima bubi turimo. Mbese twashatse n'umuntu watuvuganira ngo ni wenda tuve ku muhanda twaramubuze. Nabonye n'ibintu hano mu karere ka Rubavu ibintu birahenze cyane. Birahenze mbese ikintu cyose kirahenze. Nk'ubu nshaka kugira ikibazo cy'amatsiko, umuntu ugutwara mu kagare izi saha ntabwo ndi kumubona hano. Ugize ikibazo wona cyo kuba wakora ibikomeye cyangwa kwihagarika, ubu bigenda gute mubyeyi? Mvaga mu rugo nabikoze. Ubu bikorera rimwe. Ndabwo kabisa nanjye nirindaga kujya ibintu kugira ngo ndashaka kuri wese. Nuko ngo wirinda ko ikintu wakoza mu nda kugira ngo ndashaka kuri wese. Ubu nuko ngo umaze imyaka igera buri munsi kwihagarika, ndabwo nihagarikaga buri munsi. Oya nukujyayo ngarimwe ngamara n'iminsi 2 bitewe no kuburi kujya ibiryo bike uduhage, mbese ni ibintu ngibyo.
mama birababaje ariko icya mbere ni ukwihangana no kwizera Imana kandi buri uko byagera kose wenda hano hari abantu hatambuka ukabona ntacyo bibabwiye gufasha ariko byibura ntekereza ko abantu badukurikirana umunsi ku munsi hataburamo abantu bafite umutima bafite roho nziza kandi hano icyo tuba tugamije no kugira ngo umuntu tumuvane mu cyiciro kimwe tumugeze mu kindi niyo twaba duke niyo cyaba igiciro cy'ijana niyo yaba 200 niyo yaba 500 ariko ufite umutima utanga biyupindayo mvataga biyupindayo mvata pe ngabo bana nibajye barambayira kandi abo bana nabo ndakazi bafite ubwo si bayakura ngo rimwe ni nubwo mu burara ego turaburaragada uwo none wababuze ikintu hano nduburare amafaranga ukurano ku muhanda nubwo nayo ari hafi ya nayo niyo batunga mu rugo niyo dutunga ndakindi kintu cyo ndengejeho pe unageze burangwaye niranga mu ndu yanjye wasanga ndani kintu cyanditseho cy'ubutaka ibyo bintu ukaba ari byo mubayemo mu myaka ingana gutyo naminduka ndambirinduka ndanzu yanjye n'uwo mugabo we wabo n'abakene ndakindu bigirira banarapfuye kwanza ukoresha telefone ni y'umuhungu wanjye iyo bambaye ngo uduceri ndushiragaho ariko ukatubona nta kibazo ndatubonaga ndakatujyaga tubwire nomero abantu badukurikiranye baze kuba bakuvugisha aho uherereye abari mu Rwanda abari i Burundi abari Uganda abari muri Amerika ndabizi ko mudukurikirana muri benshi abari mu Buhinde abari mu Bwongereza igihugu cyose wariyereyemo mwabantu mwe mureka duhindura ubuzima bw'uyu mubyeyi kandi ko Imana izabiduhera umugisha reka ari nomero ambwiye ari kuyisomera natazagira ngo naguze gusoma ni 0788 6 41 86 ndasubiramo 0788 63 41 86 ibaruye kuyahe mazina ni Bibutsose Masudi amazina ye neza Bibutsose Masudi ubwo rero indi nomero muzabona itabaruye kuri uwo muhungu we witwa Masudi irindi ntabwo ndi kurifata neza muzamenye ribabwire neza ni Bibutsose Masudi n'umuhungu wawe bakunzi bacu rero amazina mwayumvise muze kureba ikintu mukora niyo waba ufite igice cy'ijana kuri telefone niyo waba ufite ibiceri 200 igihumbi 5 20 bitewe n'ibyo ukora mu by'ukuri mwe kuno mubyeyi tumufasha ubona ko atoroheye kandi kwirirwa ku muhanda ari umubyeyi nawe akeneye kubaho neza asaze nabi se nimba arahuye n'ibibazo ari mutoya anasazane nabyo kandi byibura wenda ingingo ntitwazisubizaho ariko byibura icyizere no kubona n'ayo mavuta no kubona izo mbuto byibura mureka twe tubikore kandi tubikore mu rukundo ngewe ni Smart Boy nk'ibisanzwe turacyari ku Gatako TV tubararikira ko n'ubutaha tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro nk'ibi ndetse naho uherereye hose wifuza ko nawe twawukorera ubuvugizi duhamagare kuri 078 92 7 1 ubundi twese tugiye tubana mu biganiro bitandukanye mama reka tugushimire rero tutireze ko Imana izakora umugisha Imana ikongerere kandi mujye mugira akazi keza murakoze cyane yo kunsubiza n'abari mu rugo babwiye atari umunyamakuru ndabasuhuza barumva kabisa musigara amahoro kandi twizeye ko biza kugenda neza.